Yo iri kuvuga ngo akazi karabuze. Leta y'u Rwanda iri gutubwira kwihangira imirimo bomba nta kibazo ufite. Umurimo se barakubwira kwihangira umurimo hari n'ijana baba baguhaye. Nose ko nagayega dukoresha ibintu byose babivuga utunga. Ngaho ugenda ufata isuku ujye guhinga. Urahinga hese i Kigali barahinga. Mvuga i Kigali barahinga. Rega ibintu byose tuzakora ntago ari isuka. Nose isuka nizakubesha mpaka. Ngaho ugenda ujye gukubura umuhanda nyine. None se ko ndi kukubona uri kuvuga ngo kwihangira umurimo kandi uriyicaye. Gusa utegereje cyangwa nyine ndicaye none kugira ibyemeranye ngiye kujya nkora nicaye kandi nzazana njyana neza. Ibyo bintu se nibikira byinjiza umuntu yicaye. Abantu bose buriya nubwo abantu bose atari ibigori ariko hari ibirimo bikeya. Nawe urimo uvuga ngo nanjye ntacyo nanjye ndimugeranyije nawe. Reka ubwire igitekerezo. Ntago ni ikigoryi ndi umuntu. Ntacyo uri umuntu muzima. Ubwire igitekerezo. Dufite umwuga w'urusimbi. Kwa Kabuga urahazi? Ndahumva ntaho nzi. Uzajyayo rero. Nzajya ariko nzajya mfite bamugiyeyo. Urusimbi. None wowe uzanga kujyayo kubera ko washakaga amafaranga bazakujyanira yidiyo. Ahera none. Aya. Naho kugira ngo ngire ubuse nagira ikintu kigaragara. Urakoze cyane. Reka nkubwire diri. Ejo warariye. Kwa gatatu warariye. Ntago tubana. Ntiwarariye irindazi n'amazi ari mu munyu. Naryo nagikopesha. Naryo warigikopesha no mu mwanya barakuniga. Nyiri byo ndeje bundi kuri 30 nimwe ntagaraza kwishyuza. Ngaguma wigenga kwa Kabuga se barabacuruza babazunguza ibirirwa batwarayo abande nabande ntago babatwarayo. Ako sha ugeze ku rwego rubi ho ugenda wambaye ibirenge mane mu muhanda. Ngeze se nazi inkweto nzicariye. Urazicare si yo mibore yawe urayicariye ho. Nuko guzashaje no mpamvu uri concept. Uraziye. Ukangubwire diro reke kurengera aho utanye ngenda. Cyaka ko. Urabona no muhanda gucitambuka gucya abantu bagenda. Vuga ngo ndakuraho amafaranga kakanya. Nabyo kubanga abantu. Diro ngiye kukubwira. Ntagisaba ibishoro binarenze. None se nibi. Iki se? Nta kintu kidasaba ibishoro uzabaye. Reka nkubwire nyine igitekerezo cyanjye ibindi byose birazanye. Cyaka ko urabona ko imanda unyuramo abantu batambuka bagenda bahita. Cyaka ko. Tubakenesha urusimbi. Ukuvuga ngo uzagitambuka dore tumubwira turabona aka gashenete mfite. Kangaka. Ako ni kaka ndibye hayi. Narakibye ariko nyine nanjye ngiye kukabyaza. Ugize nk'umwaka ukabwira umuntu wakibye none. Shawi wivanga amadosiye wasanga we namurya ariyo nahita mwishyuramo. Umva nyine. Aka gashenete suri ko kareba. Twege tuzajya tugashyira mu kuboko gutya tumujijishe. Tuge tuwabonye ahantu kari. Tugacange wenda kire n'inyuma mbwe tugiye gufora aho kari rungafora. Turaguha amafaranga nawe nutagafora ayo wakizeho wenda turayari. Iki se reba iyi ngofero yanjye siri ko nakari nziza. Iyi nta muntu wese wayibona wese ahita avuga ati ingofero ndayikeneye. Iyi ngiyi ni igishoro utazabona naranze kuyereza wa muhungu. Nibyanga none naka gashati turagashyira ku gishoro. Ntari ako nje nta kintu ndaguha. None se we nindya nta kintu ndaguha. Oya no sizi turaba twabivuganye ariko ujye umenye ko hano ngiye bashobora kumfata bagata bajya kumfunga. Ntaribi sawa gahunda rero ubwo niyo ngiye utagira hano ngaha ariko nawe none se kankubaza none ibyo tubivemo amafaranga turibone turagabana gute kuyagabana ni paso subizi maze amajoro 3 ntegura umushinga kwa kabiri sinaryamye ejo naraye mwikayi kandi wagonaga nubwo warushanga ariko araraga hari umuntu ushonje ryamase none ndi gucukura imyumbati wabyitse ukundagura ibiki ubu rero iyi gahunda ni paso uri kumva none se ujye umenya ko risk ngiye nawe tuba dufite yose ni kwa Kabuga ntubizi ariko reka nkubwire nawe rero ikintu ngiye kuguhereza kubera ko ari ngewe uraba uri kubakinisha nawe no kuvuga ngo nuzajye ubona umuntu uturutse irano guhita nawe utanga itangazo weti karibu bakiriya aho ni sawa ariko nta kibazo gahunda ni yo ngiyo ako kanya ubwo natwe amafaranga n'umundi ni paso hajya ubungubu ngo ndajya mvuga ngo iki ngiye kujya mvuga ngo uri kumva hano ibiciro twabihananuye mwese uri gucuruza iki ako se wowe uragira ngo murajya vuga iki nose ubwo ngo ngahita utanyumbaza ikintu uri uvuge kandi ari we nabihaye okay ngiye kujya mvuga ngo umuneke umwe ni makarata nganyereka ibi ni ibibazo nose ubungubu uragira ngo umuntu avuge ngo nose uramineke nganyereka iyo mineke uraburi kubwira ni promotion ufite makeya turayagira menshi wenda ibyo byakumvikana nabyo mubanguka hano ni promotion ngiye mvuga ngo ni promotion bose bazi okay aho ngaho ndumva ari sawa wenda ibyo byakumvikana nawe ibyo imineke mani umuntu avuga icyo akene nose nimba nyene icyo kujya mu nda aho mvuga ngo bakaguca amaboko se harya mabujango n'ubunyobwa amakaroni n'inyanya akasubira avamo asikira anga iyi misi nasigagura ibintu bikeya cyane ariko umva situreho ubwo nguriya mwana
uriya muntu mwatangira amazi akazi. Ndabona yaje nyine tangira. Ndabona yaje. Ako se ibintu wapa wanama. Agiye ko imana by'abanzana n'ipampe kugira ubone ko umuntu ari seri. Yose ugure cyane mu by'umuntu uri gutura. Promotion muze hano ni Burundi rwose. Do urazana make cyane ugahita wunguka. Mubanguke. Ntucike. Hano ariko ni ikaragire. Bayukuni. Rero ni cyose. 500 avunja bibi. Nango bibaho. Bawuka rwose. Bubase. Akaruso ko kareba. Nge ndajya ngashyira gutya mu kuboko. Nurangiza urafura ahantu kari. Urashyiraho senyisa ugenda jya mita wigirunga. Kira senyisa wigirunga. Yango kiraho desa mete mwamagana. Baragiye ko bimuwa kabiri. Wabyumvise? Uri tayari? Tayari. Usizeho iki hagataho? Igikapu cya 200. Ubwo yanga turakinira kabiri tuguhijana. Okay, ntakibazo mukino. Okay, twagiye. Do, wakabonye? Harimo hano. Squat. Yesu! Wabonye? Kandi 200. Wabonye? Ubonye amandazi we. Harimo hano. God, abana basigaye igiceri cyawe kijana. Sibyo? Yega muka. Sibyo? Ntabwo turi kubetinga. Ijana turi kine cyangwa urayicyura. Dari kintu. Wabonye? Hey! Inote yawe nkabanda yibi. Sibyo? Ntayibitse. Nta kindi kintu nashyiraho. Kiraho ni mwe. Imibore urabona nta kibazo kugira ngo tujye tuguma mu nkweto zimwe wapfa no kubyambara. Ibaza turiye amafaranga 1000 ayashyizeho imishire y'inkweto. Oya hano cyashyira 100. 200. Okay. 200 nare. Kanini. Yesu! Zagira kahambira. Hano squata. Foto. Ubu twagiye. Wayibonye? Urumva hari ikindi kintu washyiraho. Urashyiraho ikindi. Iki gikapu? Warujyanye guhaha. Ni warugiye ariko gikapu gifite agaciro ka 3. N'urya turahita tuguhereza 6. Katiraho umupira. Ya ntari. Ariko ni cana umubore nawe to. Ako nta. Mukino. Sewa kagaka kabanda. Amengo ibore ariko nako. Karimo hano. Squat. David. Yagamuka. Ubwo turagwa 6. 6 ubwo. Cyana gikina kabiri. Kabiri. Ubwo ni 3. Yagamuka. Sigaje mbonye amahirwe aracyura cyafite. Amahirwe aracyafite. Kuko nabona cyambaye n'ibipogisa n'ibiki bya. Cyari mutoya amahirwe uzakorera andi mafaranga. Harimo hano. Amahirwe umusore ushaka waba wigendera mwana. Ariko neje wanagaruka mwana. Ejo tuba duhari buri gihe cyose. Nundi warakigaruza mwana. Ejo warakigaruza n'ubundi. Cyabise nako ga telefone ni nguko amahirwe ashaka kuzikigaruza byose. Aroma abuja. Mese wamenye ko amafaranga yataye? Muningaruke. Oya. Aranango. None ngo habaye iki? Baranyirukanye mu rugo. Ase bavande mwamba bareka kuko banyirukanye. Sirimo kwirukana barareba nde hano. Uze twicana dusetse. Sha ibintu biri amafaranga uzakora. Ibintu biriho zana ko telefone yitugaruza ahita garuza ibintu byose. Wa telefone ya boss. Wari tusubira kwanyeko. Ndetse niko bagaruza byose ukongera ko niko bakwiruka. Baburamye inyanya, ubunyobwa, amavuta, ubusenda agenda mubwira. Busera buri se byari kuvamo. Twebwe kwa biteye. Ese ubanyirukane koko? Ntibakwirukana. Nose twabo twicanga. Woje nari bakwirukana uzaza tugucumbikira. Uzadusanga ejo. Uzadusanga arahi. Ahubwo igenda uzane n'ibindi gutya. Ugende nubwo wafatana n'agafurati. Nubwo wazana n'agafurati. Ugende ujye nk'ubusuma. Wanakigaruza ukarya na miliyoni. Ujye kumusaba. Furati twahita tugushyira miliyoni iso. Tezi uwo mo buwale. Twahita tugura amateka kugura n'ikibazo. Muje kiya lórí àwọn ọmọ ni o.
ha ahubwo igitekerezo akundi nyine ndagiye bye gende bye none se utagenda yigira y'amahoro bye sawa sawa bye ejo nk'izi saha tuzaba duhari yagereka mu bwizo nkubwira ko wacicucuwe ibintu biriho ariko biriho ibintu tuba twapanze ndi mapanzi we ibintu byose ngemba mbi nabitekereje umupira igikapu amafaranga n'inkweto ndumva ari burundu ubusongera uburare wo ngaha ahubwo mbonye n'undi dore nguri wabonye wamubonye siguriye akurira none urabona kameze nk'umuturage dore ahubwo kiri kugera kinayamena ni ikintu kiri aho ngaho mwese nimuze ni karibu do hano tuyongera ibintu reba dufite maji uri kumva kuri make cyane sha kuri make cyane bro fresh nimeze bite ako nayo gijomba ho man none se hano nyine hano wowe ikintu turi gukora ni ukongera niba ufite nka bitanu ugatega ibihumbi 10 utomboye ugatsinda ibihumbi 10 ugatega niyo jibu y'umukire nimba ari n'umukire nimba ari n'yasimbi none si jibu ndakinira kangahe jibu nurya ni ibihumbi 10 turaguha 10 ninjye yishizeho ubwo no kuvuga mu buryo umukino uterera wabonye aka kantu akagaruka ukabona mu ngiye kujya nkashyira mu maboko gutya yego nshyira inyuma gutya ngarure nyine karimo nufora ahantu kari ayo mafaranga tureta tuyaguha yego nuko umukino uteye yego terekamo hano hagati n'agati kuko ntawe urayitsinda hagati yacu namwe ariko ndaca ubwo no kuvuga ngo ngebe biratangiye uyigira utamujijisha aho ngebe bitangire we abireba ukomeza hano hari umuntu havuye inote y'ibihumbi 10 ahubwo mfite n'amahirwe muri kuturya buri kanya shamara yanjye ahubwo igikapu cyuzuye amafaranga spata kinga ubwo hasigaje inshuro imwe natangiye kuyibarira we natangiye kukabarira yagamuka ugatera umuntu ubwo watangiye kubarira utararya ariko zikari ubwo suraturiye atari byo nibyo bavugaga wabonye akijibu rasa nk'ari nziza pe nziza ni zimwe za burundu azamuye kubikatse spata sha ariko urabona ko hari yabuze ho gatoya yaragiye kwafura ahubwo se azanye niyo phone ndayikinira kane akwaritse tugakinira gatatu oya kabira wo kabyo ubwo naga yo muri make ni kubona ari nzima ako nese tuyakinira kangahe ni kabiri mwana nta kibazo ni kabiri ubwo no kuvuga ngo nurya turagwase ibihumbi senkari yego ubona roje kurya ibihumbi senkari ufite na telefone niko data we barayajyaje we yanjye ngire barayajyaje ubwo sigaje kabiri siko bayari asigaje rimwe siko bayari Squata. Ya telefone irihe Wari warifotoje mpita akafoto keza ariko mwana nige yakibazo yabigusira no kwandika ariko ndaje kubifata byose none se nago mwabinsubiza mba wamuca mu bujyateta we kwega se udugigo mu miliyari babuze kuri ta ngani babura bitanu batuburira mu kwase kana kamana we akugirinda wa muhungu jipi kura 25 baragura 500 arabisha umva rero nkubwire petit frère ihangane mwaye nawe nyine erega nara ahubwo reka nkungura gatekerezo kumuja mu gihe utuye 1010 se wehe wagize ngo reka nkungura gatekerezo uri kumva gero zari furati umukiro ututsindira telefone yawe na jipi sibyo nane ya boss none warakigaruza genda tata arakigaruza gose azanye nane ruri ya boss irukanka huko ahubwo utaragenda iruka urahita bigaruza na telefone yawe irukanka byose
byose leta wigaruza byose wigaruza sha bani burundu sha tujyana kubyiga none telefone nagari yawe nanjye umva se twavuze ko ari pasipati cyane mbase ugimeze akira by'umururumba byose by'umururumba ufite ibi n'inkweto n'imipira byose ruma ndabizi tujye gukora pasipati rero nangahe telefone ntibazayatuburiramo tutahitira bigaburira mu rugo no mu muhanda se ubwo se bagatwara telefone nayo twara telefone twara telefone nawe twara jeep ubwo se twara jeep ranka byose bijyane no tavuga oya na bose ntago tubana mu ako mari kubiri mukuru ntago bitemerera kuba tugaburira mu rugo no siko baje bakaduteza ariko tugende mwana ngabanye naho uriko ko ushaka bakiteza rero Jesus is Lord. tora yateye